Mbega mudufashe kwinjize umubiri wa mwene data Etienne, hanyuma korali bakomeze batuzamurire iyo ndirimbo twese tujye juru kubw'icyubahiro tugomba umubiri wa Etienne tujye juru.
natwe tuhabwa ibiganza turaba tubakiriye. Mubarambure ibiganza by'ikaze. Ndagira ngo bakire umuryango kandi ibiganza by'ikaze nasabe madamu wa ETIENNE bezahagarare kugira ngo bamutabariye bo batabaye hanyuma bakire by'umwihariko mu Kristo Yesu. Yego kwicara bakubwe neza hanyuma mwese mwaturutse hafi na kure bahaye ikaze mu majyepfo, mu majyaruguru, hirya no hino aho mwagiye muturuka mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze baturutse iburasirazuba, niyumvemo ikaze umugisha w'Imana. Turabashimira igikorwa cyiza mwadukoreye kuza kudutabara ndetse no kudufata mu mugongo. Imana ibamugisha. Mana data nyir'ububasha, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe ibihe byose. Uri Imana tuzi twese kandi dukunda, uri Imana dushakira ibyiza, uri Imana iduhamagarira ubugingo buhoraho, uri Imana iduha kuba tutabisabye kandi ikaturinda igihe cyagera tukisubiza. Turagushimye ko uyu munsi wemeye ngo ube umunsi uherekeza umugaragu wawe ETIENNE. Turagushimira ko wamenye izina ryawe akagukorera, akabaho imyaka wamwikishije, akagira umumaro uzwi n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Uyu munsi ugashima yuko urugendo rwo mu isi abarurangije. Turagushimiye mwami ibyiza byashoboye kubaho mu mibereho ye. Turagushimiye kandi umuryango usigaye tuzi ko ari wowe kuwutaho ukawurengera. Biraremeye, biragoye, birababaje, ariko Imana ihumuriza abayo. Humuriza umuryango, humuriza umufasha, humuriza abana, humuriza umuryango wose. Kandi Imana yacu turasabye kugira ngo ukomeze ubane natwe, utugenderere muri uyu mwanya. Abajawe n'abagaragu bawe tunabakuru twaje muri iki gikorwa, turasabye kugira ngo utange umugisha kuri buri umwe. Intambwe z'urukundo zatuzanye kugira ngo twifatikanye n'uyu muryango kandi tubafite mu mugongo. Umugisha buri wese wateye intambwe, wakuye hafi n'uwakuye kure. Umugisha umukozi wawe ugiye gusangiza ijambo ryawe, turasenze ku Mwuka Wera muganirize, ugagiye kungura akanwa umuha amagambo akwiriye, amagambo yo gufasha abantu bawe, amagambo yo guhumuriza. Natwe twese ukadufasha tukagira ngo twiyumve n'imitima yakira bwa Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu nashimwe. Baje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Mpagaze aha ngaha mu izina ry'umushumba paruwasi ya Gasave. Yabonye kuba ari aha ngaha ariko mu gitondo imirimo yamutunguye kandi yari ngombwa. Asaba ko naza kuba ndi aha ngaha mu mwanya we, ariko nanjye nakuza kuba mpari kubera ko Pastor Manase twari tumaze ibyumweru bibiri tubonanye ndetse n'umushumba w'Umukoma anasabwira ko yari ari n'aha ngaha arwaje uyu muvandimwe kandi yari afite ibyiringiro ko yakize rwose. Ariko gahunda y'Imana yo ntabwo tujya tubasha kuyimenya kubera ko yo iminsi yacu yifite muri ajenda yayo. Iminsi yacu yo kubaho Imana ifite muri ajenda yayo. Ntabwo twopeza rero ngo tubimenye. Dushobora kumenya agace gatoya ariko ntitumenye umunsi n'isaha. Ibyo ni ibyayo rero. Ubwo rero umushumba paruwasi ya Gasave yambwiye ngo mbabwire ko ifatanije namwe umuryango wa ETIENNE ngo mukomere kandi mwihangane, dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Dushimiye abakozi b'Imana baturutse mu Mukoma baje
imana ibamugisha nubwo ari umurimo wabo ariko natwe na paruwasi ya Gasave ntabwo twabura kubasaba imigisha n'abandi bose baturutse ahantu hatandukanye nk'abantu rero bagize umugisha ukomeye wo kumenya Yesu ntabwo twagushisha kubera ko urupfu rw'abakunzi b'Imana ari urw'igiciro mu maso yayo. Niyo mpamvu nagira ngo babwire ngo muhumure kandi muke mu maso kuko umugisha dufite ukomeye nuko Etienne yagize amahirwe yarushije benshi yo kumenya Yesu. Ndagira ngo usome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana turasoma ibice 11 dusome umurongo wa 25. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 11 umurongo wa 25 hari amagambo agira ati uyu nguyu ni Yesu uvuga. Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Twongere andi magambo tubona mu gitabo giheruka cy'ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 13 hari amagambo nshaka gusoma hanyuma tukaganira umwanya mutoya gahunda uko ziteganijwe zigakomeza. Ibyahishuwe Yohana ibice 14 umurongo wa 13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Mwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo bakurikiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo turi bujye mu mateka cyane y'inkomoko y'urupfu ariko impamvu nashaka ko tujyamo cyane nk'uko tuyizi yereye mu itangiriro ry'ibintu byose hari n'itangiriro ryo kubaho ariko n'urupfu rurimo aho ngaho. Imana irema umuntu yamuremeye ubuzima bw'iteka ryose ariko kuko Satani yari yamenye amakuru ko Imana igiye kurema umuntu kandi agahabwa ubutware agahabwa ubushobozi bwo gutwara isi n'ibiyirimo byose, aravuga ati ntabwo byari bikwiriye nanjye ibi nabiyobora kandi byakunda. Imana rero imwe n'ubutware bungana niyo nkomoko y'ishyari burya ishyari ryatangiriye aho ngaho. Hanyuma rero Imana imucira mu isi yumvikana ko isi ibonye ishyamba kuko Satani ayimanukiyemo kandi n'umujinya mwinshi. Umujinya yari afite wari uw'umuntu. Nta kindi Satani agendana nacyo ashakisha. Satani ashakisha. Nyuma rero yuko intego yari ayigezeho koko umuntu amuhujije uburyo, Satani yahujije umuntu uburyo. N'uyu munsi wa none Satani ahuza abantu uburyo, ariko Imana iravuga ngo iyi nzira narinyuze kuri uyu muntu ndemye akaba ahemutse akaba akoze icyaha
bahise mubwira ngo byageze gute aho niho yari yaramubwiye ngo nugupfa uzagera gute uzapfa. Nyuma y'aha rero nibwo Imana yateguye umushinga munini w'igihe kirekire. Yamuda kubwira abantu ko abantu batazi gukora imishinga bakora n'igihe cyabo. Imana niyo ikora umushinga w'igihe kirekire. Imana iteguye umushinga w'igihe kirekire ko kugira ngo umuntu yongere asubizwe agaciro. Haleluya. Imana ishimwe kuko yadusubije agaciro. Iravuga ngo uko uyu muntu ufite inkomoko mu gitaka abigenjeje gutya urupfu rukokora abantu, mwiye kurema undi uzakora umurimo nari ngambiriye gukora. Nicyo cyatumye Yesu avuka mu isi. Yesu niwe wivugiye amagambo akomeye avuga ngo twebwe uyu munsi, namwe ndagira ngo tubibabwire, twebwe uyu munsi turahiga kubw'ibyo tureba n'ibyo twumva, kubw'ibi tureba n'ibyo twumva none. Abatubanjije bapfuye bafite amatsiko yo kubibona. Niyo magambo Yesu yavugiye kuri Yohana mubatiza ari mu nzu y'imbohe, arabwira ngo mugende mumubwire ko abapfuye barimo kuzuka, n'impumyi zireba, n'ibipfamatwi duha. Niyo nkuru nziza ubundi bagiye bategereje. Yesu rero yazanywe mu isi no kugira ngo yongere adusubize agaciro. Aya magambo tumaze gusoma mu butumwa bwiza yaragiye mu muryango bafite ikibazo nk'icyo dufite none, kandi kugira ngo yerekane imbaraga, yerekane ubushobozi bw'Imana. Bibiliya kugira ngo yarasiye amakuru yamenye yazaba akirwaye, ariko ngo arasiye kandi yasiye hano. Nagira ngo mbibutse ko Yesu ajya asiye. Yesu ajya asibira ariko afite intego yo kugira ngo arebe umwifata. Ajya asibira kugira ngo naza arebe ibidasanzwe, ibyo mutibwiraga, ibyo mutatekerezaga. Ahageze rero asanga abantu barira bari ku kiriyo, bamubonye baravuga bati waratinze, iyo uza mbere musaza wacu ntaba yapfa. Ababwira amagambo akomeye uyu munsi wayabwira n'umuryango byaba gushinya gusa. Arababwira ngo ntabwo yapfuye ngo arasinziriye. Abigishwa be yarababwiye ngo indwara rwahise yo kumwica ngo niyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro, nyamara yo azaba yarapfuye. Niyo mpamvu akihagera bakimubwira amagambo y'incamugongo y'agahinda kenshi. Bwa mbere ahita atangaza itangazo, aravuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Haleluya. Nijye kuzuka n'ubugingo, unyize naho yaba yarapfuye azongera agiye gute. Haleluya. Unyizera kandi uzaba akiri, nawe ntabwo azapfa. Ibi bihuza n'ikiganiro yagiranye n'umugabo witwa Nikodemu w'umufarisayo. Yamenye amakuru ya Yesu, amenya imigenzereze n'imikorere, hanyuma agambirira kujya kumureba ngo baganire. Ariko agira ikibazo ko ntagiye bazamuca, ntagiye bazamwigaho, nibimenyekana ko bazamufatira ingamba bagenda gito. Agezeyo ngo abwira Yesu amagambo akomeye, aramubwira ngo nta muntu umeze nawe, kuko amagambo uvuga nta muntu wayavuga usibye umuntu uri kumwe n'Imana. Tuzi neza ko wavuye ku Mana. Ariko Yesu nta kindi kintu yamusubije, yaramubwiye ngo nukuri ndababwiye ko mukwiye kubyara kabiri.
agira ikibazo gikomeye kuko ijambo yarambwiye ntiyashobora kubisobanukirwa. Ni gute se umuntu yabyara ubwa kabiri? Kandi aramubwira ngo nimutabyara ubwa kabiri nta bwami bw'Imana muzigera mugira gute mwishaka. Umuntu uzarasubira mu nda ya nyina yongera avuke ukaba uri umwigisha w'amategeko ntumenye n'ibyo n'ibyo. Aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri n'ikibyarwa n'akanacyo ni umuntu. Witangaza rero uko ndimo kubasobanura ko ukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo Etienne yahisemo umugabane mwiza kuko yabyawe ubwa kabiri. Ababyawe ubwa kabiri bafite amahirwe akomeye yo kuzabarira, ariko abantu batabyawe ubwa kabiri bo bazapfa kabiri. Urupfu yapfuye nagira ngo mbatangarize mwese ko muri aho, niba Yesu atinze kugaruka nanga, niba Yesu atinze kugaruka nanga abazumva imana kuko ni mu bundi buryo, ariko niba Yesu atinze kugaruka iyi nzira y'Etienne turayira byanze, kubera ko Bibiliya ibitangaza ikivugira neza ko wabyawe n'umugore wese arama igihe gito. Imyaka yo kurama nayo turayibara, hakaba no kurama kurengeje urugero, hari ukurama n'ifuza. Ya myaka ijana bavuganye ntabwo yifuza kuko ni imyaka idafite ikimaze, ni imyaka yo kurusha abantu, ni imyaka yo kugora abantu, ariko niba yaranditse mu gitabo cyayo ntiwayigabanya kuko Bibiliya ivuga ko ari imyaka 70. Mu myaka 70 ndabona abasaza bayijyana ubu bahamagaye bajya mu gisirikare ndetse n'andi cyane bajyayo, bahamagaye abantu binjira mu ngabo z'igihugu wajya. Hari imyaka nyayo Bibiliya itanga 70 bw'abantu mu buryohe, 70 bw'abantu baba isi bakibona, ariko imyaka 90, 95, 100, 200, 103 ibibazo. Uko tugenda tuzamuka rero nakubwira abantu mfite imyaka 25 hari ukuntu niyumva, mfite imyaka 40 hari ukuntu niyumva, ariko ubu imyaka afite ibibazo byagiye bitondagira ku buryo ushize inota ya 5 hano hasa ukambwira ngo egeranya amaguru neza hanyuma no kwitora, ntabwo nayitora, ntabwo nabishobora, ntabwo najya keretse mbanje nagira nkagerageza uko nshoboye kose, ariko iyi pozisiyo y'imo ntabwo namanta n'ukwezi n'ibiki. Imyaka yacu ni imyaka 70 ngo twaba twagize umunyana ikaba 80, nayo ngo ibyifuzwa muri yo byose ni ibibazo. Nigeze mbaza abantu mbwira mu mibereho yawe tondeka ibyakunejeje n'ibyakubabaje umbwira ibyo ari byo. Arambwira ati ibyambabaje nibyo iminsi myinshi ndamubibabara kuko turi mu isi y'imibabaro n'ibyago. Yesu rero aramubwira ngo birababwiye kubyara ubwa kabiri, natwe umugisha abantu bafite n'ababyawe ubwa kabiri. Utarabyawe ubwa kabiri arwanya ishyaka ryo kugira ngo yinjire muri uwo mugabane, kuko abantu babyawe ubwa kabiri ntibazakirwaho iteka. Ababyawe ubwa kabiri bari indani, bari neza muri Kristo Yesu, kandi abari muri Kristo Yesu urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagira rute, ntacyo ruzabatwara. Niyo mpamvu umunezero dukwiye kugira cyane nuko Etienne yabyawe ubwa kabiri, bityo akaba ari umuragwa. Kugira ngo natinda, Yohana yareretswe ikigo cy'Ipatimo, yerekwa ibintu byinshi, yerekwa amatorero, yerekwa uko itorero ibizaheruka nyuma, yerekwa ibintu byinshi. Ariko ngo nyuma yaje kumva ijwi rivugira mu ijuru rimubwira riti fata ikaramu wandike.
none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami wacu Yesu. Hanyuma ngo atega amatwi neza hirya ngo yumva umwuka nawe ngo aricishe ngo kugira ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo isize gute. Ikintu kijya kinezeza cyane nuko ndi umukristo. Ikindi kijya kinezeza kurushaho nuko imirimo yacu dukora irimo ibipande bibiri. Hari ibyo dukora bizasigara mu nzu, amazu twubaka azarangira hano mu isi, ntabwo azaduherekeza. Ariko imirimo yose twakoze tukayikorera muri Kristo Yesu, iyo mirimo ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo izarangira, kubera ko abantu bahiriwe ari abantu bakwiriye mu mwami Yesu kugira ngo baruhuke n'imirimo yabo kandi itambuka inyuma yabo bize gute ibaherekeje. Etienne ntabwo nari muzi, ariko amakuru ye umuvandimwe yambwiye ko ari umuntu wakoze umurimo w'Imana. Umugisha rero dufite araruhutse. Haleluya. Kandi ntabwo aruhutse gusa n'imirimo yakoze iri hafi. Icyama buri muntu wese nk'uko umwanditsi wa Zaburi ya 91 yabivuze, buri muntu wese afite ku iherezo rye. Kubaho byo turahari, ariko dukwiye kumenya n'ikituresheje. Impamvu duhari ni ukugira ngo dukore imirimo yose muri Kristo Yesu. Iyo mirimo yakorewe muri Kristo Yesu iyo izasigara mu isi, ahubwo iyo mirimo tuzagenda ize gute iduherekeje. Ndagira ngo rero mbwire umuryango ngo nimuhumure kuko Etienne yabyawe kabiri kandi araruhutse ategereje ko Imana izavuga. Ikidukwiye natwe ni ukora umurimo w'Imana neza, tukaba Kristo beza, tukaba Kristo mu buryo bwiza, uburyo buzatuma Imana izavuga, hanyuma abapfuye bakazuka kandi bagakora igiterane kitazarangira, igiterane kitazabamo imirimo yindi, igiterane tuzahora duhimbaza Imana ibamugisha. Ndagira ngo munyemerere dusenge Imana, twingingire Imana kugira ngo iminsi yacu twe dufite dushyigikiremo kugira ngo natwe dukomeze tugwize imirimo izabaherekeza igihe natwe tuzaba tugize dute tugiye. Ndagira ngo munyemerere dusenge Imana. Turagushimiye impamvu ituma tugushima nuko mu migenzereze yawe n'imikorere yawe nta muntu wakubaza ibyo wakoze, uko ibyo ukora byose ari byiza. Washimye ko uyu muvandimwe atuvamo, inacyo cyatumye iteraniro ribaho. Iteraniro ribereyeho kugira ngo twongere twibuke imirimo ye, twibuke imibanire yacu nawe, ariko bidukumbuze nk'uko ijambo ryawe ritubwiye abahiriwe abarimu, bidukumbuze ko natwe dukwiye gukora imirimo myiza, imirimo izatuma nidusoza urugendo mu isi iduherekeza. Kandi ari igitaramo kizabera mu ijuru. Iki gitaramo Etienne azaba akiri kugira ngo natwe dutunganye ibyacu kugira ngo tuzabe muri icyo gitaramo. Cyicira buri wese hagati muri twebwe, kandi dukomeza kuzirikana iminsi yacu umunsi ku wundi, bitume dutunga imitima y'ubwenge, ubwo bwenge butume tubasha gukiranukira uko bwije ndetse n'uko bukeye. Komeza umuryango, komeza gufasha, komeze abana, komeze umuryango mugari,
twinginze kugira ngo kuko ari wowe nyir'ihumure abe akomeza guhumuriza no gukomeza abantu bawe. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira ko dukwiye guhumurizanya tubwirana ngo Yesu azaza, kandi azaza azahindura ibintu byose abihindure bishya. Bakoze kumvise nsenzenyo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha. Ndagira ngo mbere kuyikora niba twakire umushumba akaba asekabuga agurukana muri ikiganza nawe abaramutse. Gahunda adufashe uburyo bwo gusezera kugira ngo dusezere, ariko hasezere abatabashije gusezera mu rugo kuko amasaha yo yagiye. Imana ihe umugisha itorero rya Kumukenke, Imana ihe umugisha inshuti n'abavandimwe, kandi mukomeze kwihangana. Murakoze. Umuryango w'umubiri w'umuvandimwe mu rusengero, kugira ngo dusabe korali SHIMWA yegera hafi, hanyuma tubashimire mwebwe wese abanye natwe. Imana ibahe umugisha. Abasezeye ntabwo ari ngombwa ko bongera gusezera, hanyuma abasezeye baramusezera kandi gukomeza kugira umuntu muto. Ndagira ngo ntumire umushumba Teofile Rikomoka yegere hafi abanze asabe umugisha, anasengere n'urugendo tugiye gukora, hanyuma dusabe umuryango uhagarare hano, noneho tuze gukomeza gusezera kwerekeza mu muto. Hariho sabe amajwi atuze umushumba abona ubashima. Mwami Mana yacu, mu izina ryera rya Kristo Yesu twongeye kugushima. Niko wabishatse, itegeko ryawe ryadusabye ko tugushima mu bibaho byose. Aya makuru y'ubuzima bw'umuvandimwe arashimishije. Icyo yagombaga gukora cyose yaragikoze, kandi natwe tugushimiye iri teraniro ry'akeza n'agatangaza ryabonetse kwizihiza ubuzima bwe. Tugushimiye ibitambutse byose, tugushimiye n'aka kanya kaba tasezeye bagiye kongera gusezera, kandi tukuragije n'urugendo tuza gukora twerekera Rusororo. Dukomeje gusaba ubuyobozi bwawe ndetse n'ubufasha bwawe bwose, kandi turabyirinda. Kenshi ujya unadusubiza birenze uko twabigusabaga. Bidukorere kuri Kristo Yesu Umwami wacu, amen.
uyu muryango turawusabiye tuwusabiye imbaraga Ndiyo, Baba. tuwusabiye inkomezi Ndiyo. turinginze ngo imana nyir'igihugu cyo mu ijuru Yego, Baba. gihagarare aho sene yakabaye ahagarara imbaraga z'imana zigaragare hereye ku mufasha we kagera ku bana kagera ku bavandimwe umuryango wa bugufi n'uwakure imbaraga z'imana zibane nawe Amen. gahunda isigaye nayo ukomeze kuyobora kandi utanga umugisha ku bantu bose babaye muri iki gikorwa babikunze mu izina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Amen.